nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi urushaho guhirwa cyane n'ibyirimo. Ngira ngo ni ukwibuka inshuro ya 30 ni imyaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibaye cyangwa se ikozwe. Aho navuga ko hari byinshi byangiritse, hari inkurikizi nyinshi zagiye zibaho, tukibonana n'uyu munsi tugihura nazo nk'urubyiruko. Gusa ndagira ngo twivugire ku ruhare rw'umuziki mu ikorwa rya genocide, mu gukwirakwiza ideology. Ngira ngo twagiye twumva abahanzi benshi harimo bishwe wenda bazira kubera ko bagakwiye kuba hari uruhare rwabo bagira mu ikorwa rya genocide, kubera ko ubuhanzi ni ikintu kigari, of course ni ikintu kigari, kubera ko navuga ko ni kimwe mu bintu byoroha cyane ko biyobokwa na benshi kandi ubutumwa bwabyo bukirukanka. Ngira ngo hari benshi bagiye banabizira, tuzanabagarukaho mu mwanya wenda tuzaba tubifitiye ubushobozi. Then hari nanone abandi nabo navuga ko bishoye muri genocide, bagakora indirimbo zikwirakwiza message navuga ko ari mbi. Ni indirimbo ntashatse kugarukaho, ni indirimbo nyinshi ngira ngo twebwe nk'urubyiruko wenda ntabwo twazumvishe, sinanifuza ko tunazumva anyway cause ntabwo ari ikintu cyiza. Ariko nanone ndagira ngo ngaruke kuri music industry 2024 nyuma ya genocide, nyuma y'imyaka 30. Ngira ngo muri iyi minsi 7 ishize twagiye tubona abahanzi benshi mu by'ukuri, si abahanzi gusa baririmba, bakora imivugo, poetry, ubusizi, abakora ubuhanzi ngira ngo butandukanye, abakora DJing cyangwa se aba DJ, abakora production music. Benshi bagiye bifatanya n'abanyarwanda, bagenda bifatanya n'ababuze ababo mu buryo bw'amaherere, abiciwe ababo, bagenda bagaragaza uruhare rwabo, bagaragaza aho bahagaze, batanga message. Ngira ngo ni kimwe mu bintu ubwanjye personally navuga ko nishimiye. Ngira ngo twagiye tunabona n'indirimbo nyinshi, indirimbo Riderman yasohotse ari kumwe n'undi mukobwa ntibuka neza, nayo isa naho ivuga history, ivuga amateka, ivuga iyo muri inguma. Ngira ngo nabashije kuyumva, harimo amagambo navuga ko afasha abanyarwanda benshi cyane, cause navuga ko ari indirimbo ijyanye n'ibihe turimo. Ngira ngo si Riderman gusa, si The Ben, si Bruce Melody, hari abahanzi benshi, hari abaproducer benshi, hari abantu benshi bagiye bagaruka kuri ibi bihe, bagira ubutumwa bagenera urubyiruko. Ngira ngo ni ikintu cyiza, cause ni bamwe mu bantu urubyiruko rwishimira, cause ngira ngo nimbivuga urubyiruko rw'u Rwanda benshi dukoresha social media, dukurikira abasitari, ibikorwa byabo bageraho bya buri munsi, ibyo bakora, amaposti badusangiza cyangwa se amastory badusangiza, tuba turi kumwe nabyo buri munsi tubibona. The Ben yapostinze, Melody yapostinze, Riderman, Bulldog. Ngira ngo na message zabo biroroha gukwirakwira kurusha ko wenda undi muntu runaka yanabivuga, cyane cyane kusanga rimwe na rimwe urubyiruko bigorana ko wabasanga mu bindi bikorwa wenda nka politike pure, uzabasanga muri ibyo bikorwa by'imyidagaduro. So akaba ari n'uburyo bwiza, ubwo akaba ari n'ahantu heza nanone wacisha ubutumwa, cause ushaka gusangiza urubyiruko ubutumwa runaka, ushaka kugira ikintu runaka ubigisha kizabafasha mu buryo bwabo, mu buryo bw'umuziki. Ni rwa rubyiruko wegera, bakagufasha mukabana mu bikorwa byanyu bya buri munsi, mu bikorwa by'umuziki, mu bikorwa mukora buri munsi. Ngira ngo ni kimwe mu bintu navuga ko nifuje kugarukaho, cause umuziki navuga ko ni hamwe mu hantu heza cyane umuntu ashobora gucisha ubutumwa, cyane cyane mu gihe nk'iki ugeza ku rubyiruko, cause hari abantu benshi baba bakeneye kumva
ya message. Ngira ngo turi mu bihe internet cyangwa se social media zafashe indi ntera, kubera ko hari byinshi dusoma kuri social media platforms, haba kuri Twitter, haba kuri Instagram, haba kuri Facebook. So ubona ko dukeneye rwa ruhare rw'urubyiruko mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza, koze hari ubundi butumwa navuga ko butari bwiza from other side, aho usanga wenda hari abayihakana banafite audience nini, ngira ngo mwarabibonye muri iki gihe. Abo ngabo nabo hari uburyo ki bashobora kutuyobya. So iyo tuvuze rero umusitari cyangwa se umuhanzi cyangwa se umuntu uwo ari we wese ufite ahantu ahuriye n'ibikorwa by'imyidagaduro, dushobora kumukenera muri ibi bihe. Nubwo navuga ko kwidagadura bitari ngombwa cyane, dushobora kwifata kubera ko tuba turi mu bihe bitari byiza, ibihe tuba twibuka amateka atari meza, amateka afite inkomere, afite igikomere ku bantu benshi. Ngira ngo iyo iki gihe kigeze wenda abantu benshi bongera gusa naho basubiye muri bya bihe. So tuba dukeneye rero ba bantu bakurikirwa cyane, ba bantu bumvwa kuri platform zitandukanye, b'abasitari, kugira ngo bafashe rwa rubyiruko rwacu mu gutanga ubutumwa, mu gutambutsa ubutumwa, kubera ko bitabaye ibyo ni cya gihe ushobora gusanga wenda hari ibyo dukura ku ma social media byavuye mu Bubiligi, byavuye hirya muri Congo, byavuye Tanzania, bitavuga bigoreka amateka yacu, kubera ko twebwe ubwacu twatinye kubivuga. But iyo dutinyutse tukabivuga, ubona ko hari uburyo ki bidufasha, especially ku bastar. Hari uburyo ki wenda umwana muto ukizamuka uri mu myaka ya 20-23 avuga ati the Ben abonye hari ikintu yavuze, wenda yavuze history cyangwa se hari ubutumwa duhaye, then umwana akaba yafatiraho nawe akagira icyo yigira muri iyo message. So ni rwa ruhare rw'umuziki rero tugenda tuvuga mu kubaka igihugu, cause niba mu gihe cyashize twaragiye tugira imiziki mibi, abahanzi babi bagiye bakora mu buryo navuga ko bwo kuyobya rubanda, banifashije rya zina bafite, cause abantu b'abahanzi bari abantu bakurikirwa cyane, ugasanga rimwe na rimwe bayobeje b'abantu babakurikira. So today turimo turabona iterambere ry'umuziki, akaba ariyo mpamvu dushobora kuwukenera no mu bindi bikorwa bitandukanye, ibikorwa byo kubaka igihugu, kugira ngo nituvuga iterambere ry'umuziki ntituze gusiga n'izindi sector, cause nazo ziratera imbere. So ni wa muhanzi dushaka ko aba ari ku imbere cyane ku ruhembe rw'umuheto, niko bavuga, kugira ngo tuze kumubona mu bikorwa bitandukanye, mu bikorwa byo kubaka igihugu, mu bikorwa byo gufatanya na leta. Ntabwo ari wa muhanzi dushaka ko tumubona muri prison. Ngira ngo na amateka wenda y'umuziki yagiye aranga ibihugu bimwe na bimwe, injyana zimwe na zimwe zagiye zubaka izina ribi, kubera ko hari abahanzi twagendaga tubona kumva ko kumva ko yafashije leta cyangwa se hari ibintu bya leta yinjiyemo. Ntabwo ari umusayi. Ngira ngo sibyo dushaka. Turashaka wa muhanzi udufasha mu iterambere rya sosiyete, of course nawe agatera imbere. So ngira ngo ni byinshi cyane tugenda tugarukaho, byinshi cyane tugenda tuvuga ku iterambere ry'umuziki, ariko nanone ku iterambere ry'igihugu. Reka rero nkomeze nihanganishe abanyarwanda bagizweho ingaruka cyane na genocide, cyane ko ngira ngo buri munyarwanda amugizeho ingaruka, ariko nanone hari abo navuga ko by'umwihariko cyane ababuriye ababo muri biriya bihe. Nkomeze mbihanganishe, mbibutsa ko mu Rwanda ari amahoro, tugende twibuka twiyubaka. Iyi ni Fyve-tvrwanda, Jabrez.